Imana aho muherereye hose mu bice bitandukanye byo hirya no hino ku isi, ariko kandi na hano mu gihugu cy'u Rwanda tuvuga ngo amahoro. Ndizera yuko mumeze neza, ariko kandi niba utameze neza birashoboka kuba urimo gukurikirana kino kiganiro utameze neza, urwaye cyangwa se uri nashashika cyangwa se no ku gisasiro cy'uburwayi, birashoboka kandi ukaba urimo kudukurikirana. Reka tukubwire ngo Imana yakira cyakiza, kandi Imana yakira cyafite amaboko. Imana yakijije abandi, nawe Imana yakugeraho. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Twakiriye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana muramuzi, afite amavuta adasanzwe. Na amavuta rwose atari yerayo, na amavuta atari ibihwagari, na amavuta atari ubunyobwa, ahubwo na amavuta y'umwuka wera. Turakwakiriye mama, tuguhaye karibu nikaze, urisanga mu rugo rw'umuryango mugari wa YouTube zacu cyangwa se aho dutambutsa ivuga butumwa. Tuguhaye ikaze. Hanyuma ndabashuhuje abantu badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Ningero ndagarutse ni mama Samuel Muranzi, ndabashuhuje shalom shalom. Hanyuma ndi kuri channel zirarenga 5. Ntago wazishobora, sinazivuga ngo nzivemo, ariko dushimiye Imana ko niba ari iby'Imana avuganye natwe. Yego, Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma mbwire abantu badukurikiye, turabakunda, inama muduha, comment, subscribe, share, mukomereza aho ngaho. Ikindi tuba dukeneye inama zanyu, tuba dukeneye impuguro zanyu. Ni ukuri pe tubateza amatwi, ni mwebwe nshuti dufite, ni mwebwe babyeyi dufite, ni mwebwe miryango dufite. Imana ishimwe. Hanyuma rero turabategereje, mujye mubana natwe, Imana ibahereze umugisha. Reka tubabwire ngo iri vuga butumwa dutambutsa nago ari iryacu twenyine, kuko bo iyo basangije abandi bakaritanga bakasharinga hirya no hino, bafatanyije natwe ivuga butumwa. Bivuze ngo umugisha uri buhabwe n'umugisha cyangwa se abasharinze bino biganiro dukunda gukora, nabo baraza guhabwa umugisha. Ntabishidikanyijeho neza, ndabizi neza ko nabo bari buhabwa umugisha. Yego, rero ngira ngo abantu barakuza bamuganira ikimenya rwose nk'umuravumba. Ko rimwe na rimwe ari ahantu nigeze guca makiye numva ravuze ngo uri kimwe mwabose nk'umuravumba. Umuravumba ngo ni umenye. Ndizera yuko ariko ndakeka uri umumama. Ndi umugore. Mfite n'abana batatu. Rero ubwo nyine mama mbitishijemo gutyo, hari umuntu ushobora guhita areba gutya ati ndaroke kabisa. Yego koma. Cecurine. So rero reka dukomeze, komeza tuguhaye ikaze na karibu. Reka twahe Imana dusenge. Mu izina rya Yesu, uri inshuti nziza, uri Imana idahemuka, uri Imana itananirwa, ufite uko ubigenza ibintu bikemera, izina rya nirihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu mwami, ndaguhamagaye nicaha ngaha kwa aya macano, imbaraga z'Imana zimbeho, mwuka wera w'Imana icyo yagambiriye gukora gikore. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze, abantu bagiye kumvira ijambo ryawe mwami, namaze kumenya ko ijambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirazura. Dufite ibimenyetso birenga bimwe, birenga bitatu, bitwemeza imirimo n'ibitangaza wagiye ukora. Mu izina rya Yesu nyemero bane natwe, kandi tuguhaye n'akaze n'akari kugira ngo uture muri twebwe, ugendere muri twebwe, ukorere muri twebwe. Urakoze kubikoze twisabye twizeye, izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Hanyuma abantu badukurikiranye turabashuhuje, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Hanyuma nawe nubwo twibagiwe n'abantu baruhijwe n'uburwayi butandukanye, birashoboka yuko wowe ubabajwe n'umubiri, ariko ihangane, uyu mubiri nibyo uzabora, ariko ubugingo ntabwo buzabora. Ntangariza ngo abantu bashaka ubugingo, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. Ntabwo birivuga ko uyu mubiri twambaye uzabona Imana, hoya uvuga ko ubugingo aribwo buzagira gute, uzabona Imana. Imana ishimwe. Hanyuma hari akaririmbo kari kumfasha, reka nkaririmba. Abakirisitu bo muri iyi minsi bameze nk'urushimbo rw'urugugu, barababwira gusenga ngayo twasenze arahagije, bababwira gukorera Imana bakabifata nk'ibisanzwe. Burya igishyimbo cy'ikigugu
burya ntabwo kijya gipfa gushya kandi igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo gifata amavuta kandi urushyimbo rw'urugugu burya ntabwo rujya rupfa gushya kandi igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo gifata amavuta abakirisitu bo mu iyi minsi bameze nk'igishyimbo cy'ikigugu arababwira gusenga nayo twasenze arahagije ababwira gukorera Imana bakabifata nk'ibisanzwe burya igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo kijya gipfa gushya kandi igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo gifata amavuta. Amen. Hanyuma ntangarize abantu b'iyi minsi banza wisuzume urebe niba utari igishyimbo cy'ikigugu. Ushobora kuba uri umuhanuzi ariko ukaba uri igishyimbo cy'ikigugu. Ushobora kuba uri umushumba ukaba uri igishyimbo cy'ikigugu. Ushobora kuba uri umuririmbyi ukaba uri igishyimbo cy'ikigugu. Imana ishimwe. Ushobora kuba uri umudiyakoni ukaba uri igishyimbo cy'ikigugu. Ushobora kuba uri umukirisitu ukaba uri igishyimbo cy'ikigugu. Ushobora kuba uri umukirisitu usanzwe ku cyumweru by'uko ukajya guterana n'ibyo ugatanga amaturo n'icyacumi ariko banza wisuzume urebe niba utari igishyimbo cy'ikigugu. Imana ishimwe. Umuririmbyi hano yavuze ngo burya igishyimbo cy'ikigugu ntabwo kijya gipfa gushya niyo wagiteka gute ugashyiramo gikurukuru yuzuye umufuka ntabwo iki gishyimbo gishobora kugira gute ntabwo gishobora gushya. Amen. Mu yandi magambo ni umukirisitu witwa ngo abirimo ariko atabirimo akerekana yuko ari mu bintu by'Imana ariko atabirimo. Imana ishimwe. Banza wisuzume wowe nkurikiye urebe niba ugihagaze mu bintu by'Imana, urebe mu muhamagaro wawe wa kera niba ariko ugikorera Imana, urebe mu ivugabutumwa ryawe, urebe mu kudiyakora, urebe mu buririmbyi niba ugikora iby'Imana ishaka. Birebe ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana ishimwe. Najya nkubwira ngo ibintu byose ukora urahiherereye Imana irakureba. Ibintu byose ukora uri ahantu hatiherereye Imana irakureba. Wicaye ahiherereye Yesu arakureba. Naho inshuti zitakubona, naho se atakubona, naho nyoka atakubona, naho abavandimwe, ariko Imana yo irakureba. Kuko nasomyije ngo Imana ijya yitegereza ikareba n'agashishi k'umukara kari munsi y'iki y'urutare. Imana ishimwe. Ntangariza abantu rero ngo ibintu byose ukora Imana irakureba. Tujye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Yesaya na pasiteri wewe wize menshi kuntu Ay pasiteri ngo hena mushumba. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Yesaya Yesaya igice cya mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Yego. Bive imbere yanjye. Yego. Mureke gukora nabi. Mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Amen. Akomeza. Katukomeze 18. Yego. Nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Yego. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka ubweru bise na sheregi. Yego. Naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa kuwiteka ariko kabivuze. Imana iguha umugisha. Amen. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana ari muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Imana ishimwe. Biravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukuri ibyaha byo mu mirimo yanyu. Amen. Ngo ndetse naho ibyaha byacu byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza bigasa na sheregi. Imana ishimwe. Haleluya. Ntangariza abantu badukurikiye mwiyuhagire mwiboneze
mushumba iyuhagire wiboneze, mudiyakoni iyuhagire wiboneze, muririmbyi iyuhagire wiboneze, mukirisitu iyuhagire wiboneze. Imana ishimwe. Kuba ubyuka kuwa mbere ugasenga udafite gukiranuka ntago kwaba bimaze, ugahera kuwa mbere so ukageza ku cyumweru hoya. Kuba uzi gusoma korowani cyangwa se uzi gusoma ishapure ukayirangiza cyangwa se uzi kubwiriza cyane, ntago ibyo ngibyo ari byo bizaguhesha ijuru. Imana ishimwe. Ahubwo biravuze ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze. Haleluya. Ngo mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu. Mama iyuhagire wiboneze, papa iyuhagire wiboneze, wa musore udukurikiye iyuhagire wiboneze. Amen. Wa mukobwa udukurikiye iyuhagire wiboneze, munyamasengesho udukurikiye iyuhagire wiboneze. Biravuze ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze, ngo mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu. Haleluya. Birashoboka yuko muri wowe hari ibyaha wimitse. Imana ishimwe. Birashoboka ko hari ibyaha wafashe wimika mu mutima wawe. Nkubwire ngo naho inshuti zitakubona ariko Imana irakubona, naho imiryango itakubona ariko Imana irakubona. Haleluya. Naho umugabo washatse atakubona ariko ijisho ry'Imana rigize gute rirakureba. Naho distance fo, naho umugore washatse atakubona ariko Imana igize gute, Imana irakubona. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko twiyuhagire twiboneze. Ntangariza abantu Uwiteka ari kurira kandi nta kindi kimurijije, ni ibyaha by'abantu, ni ibyaha byawe. Amen. Ni ibyaha uko urahiherereye, uri ahantu hatiherereye. Imana ishimwe. Kuko birivuze ngo ikibirebe ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze, ngo mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu topaya sinima, ngo naho byatukura tukutuku Uwiteka ajya byeza bigasa na sheregi. Haleluya. Birashoboka yuko hari ibyaha muri wowe wimitse, birashoboka yuko hari izindi mana muri wowe wimitse, birashoboka yuko hari ibigirwamana wimitse, ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze, ngo mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu, ngo naho byatukura tukutuku Uwiteka ajya abasha kubyeza, ngo bigasa na sheregi, ngo bigahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Najyawe nkutangarize mama, hari ibyaha wimitse muri wowe, ariko nyemerera uyu munsi nuwumva ijwi ry'Imana ntiwininire. Wa mukobwa we, birashoboka yuko hari ibyaha wimitse muri wowe, ariko uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Imana ishimwe. Kuko birivuze ngo biravuze ngo naho ibyaha byacu zatukura tukutuku Uwiteka arabyeza bisa na sheregi. Haleluya. Ngo ndetse bihinduke nk'ubwoya bw'intama bwera. Nkuzana ijambo rivuga ngo nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Haleluya. Nta cyaha na kimwe Imana itakubabarira. Sigaho gusubiza Yesu ku musaraba. Birashoboka yuko muri wowe hari ibyaha wimitse ubwibone, rekera aho ngaho garukira Imana. Wimitse ubusambanyi, rekera aho ngaho garukira Imana. Wimitse ubujura, rekera aho ngaho garukira Imana. Imana ishimwe. Wimitse ubutinganyi, rekera aho ngaho garukira Imana. Wimitse imiti ukoreraho, rekera aho ngaho garukira Imana. Wimitse imiti wisiga, rekera aho ngaho ugarukira Imana. Kuko birivuze ngo iki? Iravuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku Uwiteka ajya byeza. Dushima Imana ko ijya yeza umuntu. Abantu bari bazi ko atari kugirirwa neza n'ijuru, bari bazi ko Imana yamuciye, bari bazi ko Imana yamuvuyeho, ariko Imana ikongera ikamugirira icyizere ikavuga ngo mwana wanjye nongeye gutoranya bundi bushya. Birashoboka yuko watarnye ku Mana, birashoboka yuko wateye Imana umugongo, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo ongera ugarukira Uwiteka mu nzira zawe za buri munsi. Reka kwiyobagiza mu nzira zawe za buri munsi, wire kuri Imana. Kuko birivuze ngo iki? Iravuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku ropaya sinima distance Uwiteka ajya abasha kubyeza, ngo bigahinduka nka sheregi. Amen. Imana ishimwe. Hari abantu bajya bavanga Imana yacu ntabwo yica, Imana irica. Amen. Mbwira abantu badukurikiranye, iyi Imana irica. Kuko Imana itaragiye impuhwe Yona ikemera yuko urufira umumira, ni wowe izagirira imbabazi. Imana itaragiriye impuhwe Mose, Imana ishimwe, yarayoboye ubwoko bwayo imyaka irenga 400. Wibuke Mose baramututse baramujujuba, ariko ntabwo Imana yabirebezeho. Amen.
nta hantu igaragaza nta Imana igaragaza ko yahambye Mose, nta igaragaza. Amen. Ariko birigaragaza ko Imana ariyo yiciye iki, ariyo yiciye Mose. Imana ishimwe. Ntangariza abantu Imana itaragiriye impuhwe Mose, yarangiza ikamufata ikamukinja ikamwica kuko yazize kutumvira Imana. Imana aramubwiye ngo nafata urutare, Imana nafata inkoni akubite ku rutare, imubwira kanga, imubwira rimwe, arangije ashyiramo kwiyemera akubita kabiri. Imana iramubwiye ngo kuko wanze kunyumvira nakubwiye ngo ukubite ku rutare rimwe ugakubitaho kabiri. Iramubwira ngo ni ukuri, dore igihugu cya Kanani kiri imbere y'ingikiri ariko ntabwo uzakigeramo. Topa ya sinima. Ntangariza abantu ngo Imana irica. Muhanuzi wawe ubikora ukavuga ngo reka samba, ni ukuri kw'Imana. Birashoboka ko wahanura ikakwemerera, ukabwiriza ikakwemerera, ariko nta bugingo ufite. Ubugingo ni ikinege ku muntu. Amen. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze, ngo mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu, ngo naho byatukura tukutuku Uwiteka ajya abasha kubyeza. Haleluya. Ngakabyeza nka sheregi bigahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye, Imana ishimwe. Imana irica. Ariko iyi yera twakoreye, iyi yera twakurikiye yaduhamagaye tukayitaba, ni ukuri kw'Imana. Iyo uyikoreye neza ubona umugisha, ariko niyo uyikoreye nabi ugwa isari. Gukorera Imana nabi bitera umwako. Amen. Imana yambwira ngo niba uzi ko wakoreye Imana warangiza ibintu by'Imana ukabivangavanga, ni ukuri uko umuntu ajya afata isombe agashyira mu isekuru agasekura, niko hari ibintu Imana ije gusekura. Imana ishimwe. Amen. Imana yambwiye ngo hari ibintu Imana ije gusekura, hari ibintu Imana ije kugira gute, hari ibintu Imana ije gusekura. Ni ukuri kw'Imana. Imana ije gusekura abahanuzi, mbese babivangavanze. Imana ije gusekura abahanuzi, ibwira rimwe bakavuga ishuri 10. Imana ije gusekura abashumba, ibwira 5 bakavuga ishuri 20. Imana ije gusekura abaririmbyi baririmbira ku bwibone. Imana ije gusekura abashumba bakenyereye ku miti. Imana ishimwe. Kandi barahari. Haleluya. Birashoboka ko hari imiti ufite wakuye na Nigeria ukaba uyishumbiyeho. Najya nkubwira ngo ntabwo ari Imana uri gukorera, ntabwo ari Imana, nta nubwo na Mwuka Wera ukikuriho. Mwuka Wera w'Imana usigaye uri igipamara, usigaye uri igishashi. Muri abo rero Imana ije gusekura, nawe urimo. Amahoro y'Imana bane namwe, nawe urimo. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze, mukuri ibyaha mu mirimo yanyu, ngo naho byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza, ngo bigasana sheregi, ngo bigahinduka nk'ubwoya bw'intama bugira gute bwera. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo nuko. Amen. Nimuze tugira kukakanwa k'Uwiteka, ariko kagize gute, ariko kabivuze. Imana ishimwe. Najya ngo nkubwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Irya nyoko ryahera, irya swa ryahera, irya umuvandimwe ryahera. Umuntu yakugabira ejo hakwambura, umuntu yakwemerera ejo ntago, ariko Data wa twese uyu mwisunza kubera inkingi. Amen. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nuko mwiyuhagira. Urasabwa kwiyuhagira, ukiyuhagira ibyaha, ukiyuhagira ubugome, ukiyuhagira kuriganya, ukiyuhagira uburyarya, ukiyuhagira ishyari. Amen. Nta munyashyari uzagera mu ijuru, nta muntu ugambana uzagera mu ijuru. Haleluya. Nta muntu wica uzagera mu ijuru. Haleluya. Nkubwire ngo niba uzi ugamba ukabona mwana suka, ni ukuri kw'Imana. Imana ije gusekura. Haleluya. Hari abantu bavuga ngo Imana ntabwo yica, ngo Imana ntabwo ihana. Imana ije gusekura. Niba uzi ko watandukiriye ugatera Imana umugongo, nayo ije kugutera. Kandi ni ukuri ije kugutera umugongo mu busambanyi urimo nutabureka, Imana izagusekura. Guterekera kwawe nutabireka, Imana izagusekura. Kuraguza kwawe nutabireka, Imana izagusekura. Ishobora no guteza kanseri cyangwa se ikaguteza impanuka ukamara imyaka 5 bagusunika mu kagari, ntabwo burya ibigusekuye. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Niba uzi kuri umurozi, najya nkubwire uko kuroga kwawe cyangwa se ibyo bigirwamana bizawe wacishije bije kuranjyana n'uku kwezi. Amen. Amen. Kuko byarambwiye ngo ntabwo Uwiteka azahora ruhanya n'iki n'abana b'abantu. Haleluya.
najya nkubwira ngo niba uzi kuraguza ni ukuri kwima ibyo bintu uterekeresha kwa cyangwa se uragurisha ni ukuri bije guta agaciro mu maso yawe ugiye kubirebesha amaso yawe haleluya kandi mbabwira ni ukuri kwiye uyu mwaka ni ukuri Imana ije gutanga ububyutse mu bantu nubwo yakuvanga isengero barazifunze ariko nukuri mbonye hari abantu b'abapfumu baterekereye nyabingi baraguje babandwe mbonye Imana ihirika ubwami bafite bwabo bwa Satani mbona ahubwo Imana irabahagurukije bagiye gukorera Imana amen kandi ibyo muzagira gute ibyo muzabirebesha amaso kuko ndi kumva umwuka w'Imana nyongorera ngo hari abantu hari ububyutse Imana ije gushyira mu bantu kandi n'abantu bakoreye Satani cyane abantu Imana ije gutoranya ikabatunga inkoni nk'uko yayitunze Dawidi amen akabiki akaba umwami Imana ishimwe buriya Dawidi akiri mu ishyamba nta muntu wari uzi ko azaba umwami bari bazi ko hatazagaragara ariko nukuri Imana irambwiye ngo hari abantu bari mu buzaha bashayishije Imana igiye kwambura imbaraga bafite ikabahereza imbaraga z'Imana bakaba arizo bakoresha mu izina rya Yesu Imana ishimwe haleluya Bibiliya yavuze ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu mama urasabwa kumvira Imana papa urasabwa kumvira Imana muririmbyi urasabwa kumvira Imana ukagenda kubiza Imana ishaka mudiyakoni urasabwa kumvira Imana munyamasengesho urasabwa kumvira Imana ishimwe ko Imana yambwiye ngo nuko niba uzi ko waruhanyije n'umwuka w'Imana muririmbyi ukaruhanya n'umwuka wera w'Imana Imana ije kugusekura niba uzi ko uri umushumba ukaba waranze mbese waratandukiriye waranze kumvira Imana ije kugusekura mu yandi magambo hari ibintu Imana ije gukura mu nzu hari ibintu Imana ije guhanagura hari ibintu Imana ije gukoropa ibintu bitayifitiye umumaro amen twirwa tuvuga Imana mukuvuga ngo turi abasazi twabuze ibyo dukora nuko ntabwo twabuze ibyo dukora amen Imana yacu dukorera ntabwo twayiburanya amafaranga mbabwiza ukuri nukuri twayiboneyeho byose twarahageze imiryango yatuvuyeho tuyiboneraho ubuzima Imana twagezeho dushonjira tugaburira Imana twagezeho turi za mayibobo Imana iduhereza ubuzima haleluya irangije iratuzura Imana ishimwe ntangariza abantu ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo imbaraga mbazaniye ijambo ngo mwihaniriza Bibiliya yavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya Imana ishimwe hari inkota Imana izanye n'ukuri Imana ambwiye ngo hari ibintu Imana ije gusekura ibintu bitari iby'umumaro hari ibintu Imana ije gusekura niba uzi kutagikorera Imana niba uzi kutacyumvira Imana niba uzi kutagenda mu nzira z'Imana Imana ije kugusekura mu izina rya Yesu kandi ubwo Imana igusekuye haracu wambaye Imana ibahereza umugisha amen banumwe ariko njya kugira ngo nsekugwe hakiri kare kugira ngo nsekurwe rwose nakwihana hakiri kare tanga nimero za telefone asigaye dusenge niba uzi ko uri mu kazi uzi ko aho kazi urimo wakabonye watanze ku gitsina Imana igiye kugukuraho nudakizwa nutihana niba uzi ko uri mu kazi uri umupapa nk'umuntu ukaba ufite akazi mbere kugira ngo umuntu umuhe akazi ukavuga ngo nabanze akora amabi n'ukuri aho kazi Imana ije kugukuraho mu bantu Imana ije gusekura nawe urimo hanyuma nomero zanjye ni 078 6737338 078 Imana ibahereza umugisha amen mu izina rya Yesu uri Imana yo kwizerwa uri Imana y'inyembaraga ufite ubutwaye n'ubushobozi ukwizereyemo abona ubuzima ukwizereyemo abona amahoro ukwizereyemo ararama mu izina rya Yesu dusengera abantu bumva iri jambo rijyaho ribakura rigiye naho ribashyitsa urakoze mwami kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen